Yo, what's up people? Mungu wanyu Ntare Banks, iki ni ikiganiro Ntare Banks show nkuko mubizi. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa. Guess who? Let's welcome Mrs. Belinda Rwibutso. What's up? Cool. Wabagay. I see you. Watamuzi ni CEO wa Taka Belinda's Correction Limited. Akaba ari Millionaire ukiri muto. Anyway, how does it feel to be a millionaire ku myaka yawe? Ni by'agaciro kenshi cyane. Okay, so abantu bakurikiye Ntare Banks show barashaka kumenya donc Taka Belinda's Correction ikora iki? Murakoze, ubusanzwe Taka Belinda's Collection ni company ifite project yo ku recyclinga old tires cyangwa se kongera agaciro amapine ashaje. Hanyuma twaba tuyakoramo furnitures cyangwa se ibikoresho byo mu nzu, intebe, ameza, imitako ndetse n'ibindi byakwifashishwa muri interior design. Wow, nice. Mugenda ukora ibintu by'amapine ubikoramo like imitako, intebe, ameza. Wow. Ni project nziza cyane. Urimwe mu bantu muri 2019, I think last year, batsindiye prize muri Youth Connect ku mwanya wa gatatu. Anyway, watangiye ryari gukora bino bintu ukora? Okay. So natangiye muri 2019 nko nabibabwiye, nari ndangije high school ko narangije muri secondaire muri 2018. So then ngeze hanze gushaka akazi nyine biragorana kukabona bikaba ikibazo, kandi mu by'ukuri numvaga nshaka kuba nagira ikintu nanjye nkora, kuko muri aho nabaga bari kwimura amagaraje, muri gahunda yo kugenda bimura amagaraje. Hanyuma nagendaga mbona amapine agiye yandagaye ahantu hatandukanye. So then ndangije ndavuga nise kubera iki njyewe ntashobora kuba nagira aya mapine icyo nyabyaza umusaruro. So nuko natangiye rero ntangira, ariko impamvu natangiriye ahanini muri furniture cyangwa se ibintu byo mu rugo by'intebe n'ameza, nuko nasanze hari research nabonye yakozwe, mbona hari ibintu byinshi dutumiza hanze mu mahanga nka za Dubai, harimo n'amasofa, izi ntebe twicaramo, hari amameza. Ndaje ndavuga nise kubera iki amafaranga yose yazajya akomeza kujya ajya hanze, se ngiye nta contribution natanga. So ikindi kandi nuko nk'umwana w'umukobwa numvaga nanjye hari contribution nshaka gushyiraho kugira ngo nanjye nerekane ko abana b'abakobwa dushoboye. So nuko rero natangiye bigera ku rugendo rwo muri Youth Connect. Okay. So wumvaga bizaguhira mu ntangiriro mbere y'uko utangira project watubwiye warebaga uburyo ibikoresho by'amapine birimo birahungaho kandi bidakoreshwa, donc n'uburyo ibikoresho bigurwa hanze biza mu Rwanda, uravuga ati utekereza umushinga mbere y'uko ukora no mushinga wumvaga bizaguhira kugira ngo utangire? Muri makeya nuko icyambere ni ubushake no kumva ukunze ibintu ushaka gukora, kuko iyo utangiranye mind yo kuvuga ngo ibintu ubundi ntago bizaba successful, ntago wabona imbaraga zo gutangira. Uyu munsi wabikora, ejo ukagera mukavuga n'ubundi kambireke nyene. Gusa nyine icyambere nuko numvaga mbikunze, numva ko kandi mu rugendo ndimo ntago ari byiza gusa nzahura nabyo. So niyo mpamvu rero ntigeze mvuga ngo ntago bizampira, kuko nabuze reka mbigerageze, byibuze bizangaruka nagerageje. Okay, so kugira ngo ugere, tubwire ni gute wageze muri Youth Connect? Okay, so Youth Connect habanje kugenda habaho amatangazo, bagenda mbibona ku ma TV, so ku ma social medias ko hari competition igiye kuba Youth Connect, urubyiruko rufite imishinga ko baza pitchinga, so bigahera ku rwego rw'umurenge bikazamuka. So nanjye kuko nari mfite product, ko nari naratangiye mu kwa kabiri tariki 16, mu kwa gatatu tariki 25 naramaze kwandikisha muri RDB project company. Ndavuga nti ibyo ibisabwa byose ndabifite. So nibwo rero nanjye nakoze application, nuzuza amaform ndasubmitinga ku murenge. So bagenda duhamagara, mwatsinze, murakomeza kuri next level, nuko na join in the Youth Connect competition ya 2019. Wow. Okay, so
ndabyumva none muri Youth Connect harimo abandi bantu mwaye wari ufite aba competitor benshi nabo bafite ama projet agiye atandukanye so niki kintu cyagupushinze kumenya gukomeza ese wumvaga koko uzabonira prize wabonye icyambere nubwo hari prize harimo nuko twebwe twashakaga kubanza kugira connection banze wigire ku bandi ushobora kuba iyo prize itarakugezeho kuko nundi hari umubare w'abantu bazabona iyo prize ariko nawe ubwawe ukavuga ati nshaka kutabona prize nubwo nanone ko nshaka kubona ko twese uko twari duhari yari imishinga myiza pe kandi ikeneye kuba yazamurwa so rero niyo mpamvu ngewe ntago nigeze mvuga ngo ngiye target ari prize gusa kuko numvaga ko nzahura n'abandi nkagira ibyo mbigiraho cyane ko hari abari baratangiye imbere yanjye bazi ngo kuri market bimeze gutya hari connection ihari so niyo mpamvu rero navuga ngo prize kuba yaraje narabyishimiye biranantungura kuba urumva ugitangira ugahita ubona ibyo bintu bikubayeho gutyo ni ibintu bitangaje nyine biragoye guhita ubyiyumvisha ariko nanone bitewe n'ibyari bihari kuko n'undi bareberaga kubihari so narabyishimiye ariko ahanini ntago nigeze njya muri competition kubera ko bari bavuze ngo hari certain prize iri buze guhabwa abantu bazaba babaye competitive kurusha abandi ahubwo nuko numvaga ko hari n'ubundi bumenyi nzakura bitewe nuko twari turi diverse turi benshi Okay, so rwari urugendo rurerure cyane muri competition za Youth Connect. So nakifuza kukubaza nkawe nyuma yuko uvuye muri Youth Connect utsindire applies. So ni iyihe challenge ya mbere wahuye nayo kugira ngo ko ari icyiciro cya mbere avuga ko bicrossfines mu byiciro bibiri ari icyiciro cya mbere cy'urugendo rwawe rwo kugira umenyekanisha ibikorwa bya ko ari abantu benshi bakumenye uvuye muri Youth Connect wakwiye connection nini so no mu buzima bwa nyuma ya Youth Connect warukomeje urugendo rwawe niye challenge ya mbere wahuye nayo utexpectingaga mu byo watekerezaga ko wenda bizaba birangiye nyuma ya y'ubuzima nyuma ya competition challenge navuga yuko ari uko haje commande navuga ngo yari hise iruta capacity nari mfite muri uwo mwanya kurumva ko byabaye like boom umuntu ahise abimenya aravuga reka nanjye mbifatirane abantu baba interested uguhamagaye I want to visit you ndashaka kumenya tuganire ndashaka ibikorwa byawe kumenya ukorera he niki so urumva rero byabaye nka challenge kuko muri icyo gihe nyiva muri Youth Connect urumva ko hari nago byanyoroheye guhitangira iyo capacity yo kuvuga ngo nakora production nkuko abantu babyifuza nyine icyarimwe so challenge yabayo nuko hagiye habaho ibyifuzo by'abantu bashaka product vuba mu gihe gitoya kandi nari ntarahita mvuga ngo mfite iyo capacity yo kuvuga ngo leta bombinga nkuko nabo babitekerezaga okay ndabyumva so byatuma nibaza niba Bella akora wenyine cyangwa afite abandi bantu bamufasha Belinda afite company ariko ikaba inafite kafite n'abakozi of course so rero urumva ko mfite abakozi dukorana resha ariko nanjye ubwanjye ugakora still okay so dusubiye inyuma gato muri ukiri muri competition ku munsi final ukimara gutsinda muri Youth Connect ninde muntu wa mbere waba warahamagaye wow so ngiye kubeshya naritabye cyakora naritabye witabye abantu yaguhamagara ariko umuntu wa mbere navugishije mama wanjye wow Belinda hano muri Ntare Banks show umutumirwa wacu twamutumiye aba tugomba kumukinisha umukino so umukino n'umunsi rero dufite urafata urupapuro wandikeho object cyangwa ikintu runaka so urambwira cyangwa ndakubwira details y'icyo kintu uraba wemerewe kumbaza kuri icyo kintu cyuri imwe kandi uremerewe kugerageza gatatu ku kintu kimwe so icyo kintu urambwira details zacyo then nkubwira icyo ari cyo nanjye ndaza kukubaza gutyo still reka dutangire rero okay so twese turangije kwandika rero ndashaka ko ari njye utangira sibyo so nzajya nshyiraga ndakaguhereza ugashyira ku gahanga then genda kubwira details z'icyo kintu urafomboza icyo ari cyo sibyo utabireba nta kibazo okay so here we go
let me check. Agacuritse so okay. Ni ikintu kigaragaza urukundo hagati y'abantu babiri bakundana. Kikaba ari nakita umwambaro ugaragaza urukundo. Akenshi ukunda kuba ari n'uw'agaciro kenshi cyane. Okay, that's it. For aniki mu rukundo. Okay, imbaza we ikibazo wumva ushaka kugira ngo ubimenye nyine. Icyo kintu baracyambara. Yego. Gikunda kuba ari cy'agaciro. Gikunda kuba ari cy'agaciro. Ni ikimenyetso kigaragaza abakundana. Yego. Kandi reka nkorohereze. Umuntu yagiye umuntu akunda abari ntaga mbese uwo mwambaro agomba kwambara forever. Uwo mwambaro ni uwuhe? Come on. Bracelet. No, ongera ugerageze usigaranye amahirwe abiri. Baracyambara, bagomba kucyambara forever. Impeta. Wow, bingo, wabikoze. It's a ring. Okay. I won. Yeah, you won. It's your turn. Okay. Anje wankomereje naye ndagukomereza. Okay, naho mirije nge nago ndi kureba. Okay. Okay, so nago ari kuducitinga. Nago ndimo ndacitinga abantu bakurikiranye Ntare Banks show nibabyitiranye. So nago ndimo ndahareba. Okay, ni object. Barayambara. Yego. Irinda izuba. Yego. Ishobora no kumeneka. Yego. Irinda izuba. Barayambara ishobora no kumeneka. Yego. Okay, nahise mbyumva. Irinda izuba. Yego. Linete, right? Yes. Sunglasses. Yacitinze Ntabwo nari nacitinze. Nahise mbyumva. Okay, here we go. I'm the next. Ntabwo urimo urareba nizere. Yeah. Okay. So ufatiraho hano. Gumishaho ngaho. Okay. Abantu bakurikiranye Ntare Banks show ndakeka barimo bararisoma barimo barashikureba. Reka nkubwire rero. Ni ikintu abagabo bose bakurikirana. Gikunde cyane. N'umukino. Okay. Urebwa cyane kurusha iyindi ndagukopeje ndumva ngo wahita ubimenya. Abagabo bose benshi bakurikirana benshi. Mbese nawe ubwo urareba umukino abantu benshi bakunda muri iki gihugu, especially abagabo. Football. Wow. Ready? Navo wabikoze? I won. Yeah, you won. Yeah. Okay. Yeah, so nanjye rero nzanya kandi ariko okay. So ntabwo ndimo ndareba urambwira. So abantu dukurikiranye bo barimo barabibona. Barimo barabireba. Yeah, so ni ikintu cyo mu gikoni. Igikoresho mu gikoni. Bagiteka ariko bagikoresha bakifashisha mu gikoni sibyo muri kitchen bagiteka ikindi kiryana mu maso bagiteka kifashishwa mu gikoni kiryana mu maso urusenda no nabyishe ni ibiryo bwacyo yego wakirya kiryana mu maso ego igitunguru. Yes. Nicyo. Wow. Onion. Ndatsinze. Yeah. Right. Ni njye usigaye. Okay. Dufite hano ikindi kintu ntabwo uri burebe. Ntabwo ndi kureba. Okay.
ndakeka abantu bakurikirana ikiganiro barimo barabireba ni ikintu abantu bose bahoje abenshi barakigendana, ni igikoresho cy'umwambaro barakigendana. Ikindi abagitunga mu mazu, yego barakigendana, n'umwambaro double, cyangwa ukaba wawutaka mu nzu. Ikindi nakubwira kugira ngo nkorohereze, sinzi kura aho ngaho ntabwo urakurura se kugerageza baracyambara bagitaka, gishobora gukora nk'umutako kigakora nk'umwambaro. Okay, reka nkorohereze. Iyo cyabaye umwambaro cyambarwa ku maboko, buri muntu arebaho, umuntu wambaye uwo mwambaro arebaho cyane ku munsi. Isaha. Bravo, wabikoze. Okay, so game yari nziza cyane. Itumye umuntu atekereza cyane. Yeah, that's good. So atugarutse inyuma gatoya rero nshaka kubaza, watsindiye prize y'amafaranga menshi cyane. Yego. Nshaka kwibaza se nkawe Belinda, amafaranga wayakoresheje iki? Ikibazo cyiza. Mu by'ukuri ntabwo amafaranga yaje yekeje iyo prize, ntabwo, cyangwa se iyo prize nyirizina y'amafaranga ntabwo yaje ngo agere mu maboko ya Taka Belinda's collection cyangwa se CEO Belinda wapfa ubusa. Amafaranga hari machine nyinshi twari dukeneye twakodeshaga ku munsi, twabashije kuzigurira ubwacu. So ku buryo twebwe twagishoboraga kuba twayikodesha, ukaba wa strugglinga ushaka aho uri buyikure, ama transport yayo, urwana n'ukuri buyibyaza umusaruro kugira ko wayikodesheje. Ariko urumva kubera ko ngubu twaguzemo nyine zacu kugira ngo tuzifashishe. Ikindi nuko twabashije kugira kwagura ibikorwa byacu ku buryo hari igihe byafataga nk'icyumweru wenda kugira cya bibiri kugira ngo umuntu abe yategeza komande bitewe niyo yatanze. Ariko ubu ngubu hari igihe dukora noneho umuntu akodaringa turi buze gukora nk'amafinisage cyane nko kubyo dukoresha ari amarangi cyase tugakora bikaba biri standby, nimba ari ibyo kuza kwambika umwenda umukiriya wakaza guhitamo iyo myenda ashaka n'ibiki byose tugata twebwe tubishyiraho. Urumva habayeho capacity yo utwara yongereho ugereranyije na mbere, ko dushobora byibuze kwihutisha order y'umukiriya kurusha mbere. So ikindi nuko still nubundi ntago navuga ngo byose aya mafaranga yose yahise ajya muri ibyo, ariko nuko nyine tubanza gukora kimwe kugira ngo tuzongere n'ibindi, bityo turanakora n'ubu ngo. Anyway, bitumye nibaza ni abantu umuntu umukiriya wawe agwaye commande like nk'iyi tuvuge nk'intebe, ashobora kuzifata mu gihe kingana iki? Donc azigwaye nko agwaye commande kwa mbere, ni imuhereza igihe kingana iki? So biterwa n'intebe zarizo, hari zo muri jardin tuvuge ari set intebe nyewe n'ameza. Icyo gihe duhere ku munsi twabaze tumubwira ko ari minsi 4, umunsi wa gatanu akazibona. Ariko mbere nashobora kubwira ni cyumweru n'igice cyase nkakubwira 2 kugira ngo nazarenzaho bikagira ngo wenda bikagutunga mbere. Urumva hari change yabayeho nyine, nashobora kujya umunsi wa 4 kugera kwa 5 akugira ngo iminsi 10 cya 12. Urumva nyine hari advantage. Anyway, mu minsi ishize uherutse kubona inuze indi prize? Yego. Niba ari muri World Environment what? So iyo prize hari ku munsi isi yarimo iriziza umunsi w'ibidukikije, I think so World Environment Day, tariki 5 z'ukwa gatandatu. So nibwo ni prize yatanzwe na Rema mu Rwanda. So yari prize nayo yaje ari certificate n'amafaranga
ya 3.5M. So Wow. nayo ni indi prize nyine ariko yo muri 2020 indi yari 2019. birimo biragenda biguhira muri kariyeri Yeah. none se ku bijyanye n'uburyo bitewe n'uburyo urimo urakora nawe ushaka kuduhereza analize gatoya y'isoko rya creative uburyo rihagaze muri ino minsi. So mvuze muri rusange nuko abantu bose wenda bari muri creative industry dufite innovation, dufite product, ariko nyine wenda bitewe n'icyorezo cya COVID-19 bisa nkaho byagabanutse. Urebye ibikoresho kubibona ntago bikiri cyoroshye nka mbere. Yego. Ubu ngubu nyine ni ukubanza gusa nkaho struggling aho gato kugira ngo ubibone. Cya kabiri nuko the clients ari urumva umubare w'abakiriya barahari, ntago mvuze ko badahari, ariko bari kugenda bahari bamo delay y'abantu bashaka gukoresha order kuko ari kuvuga ati se ejo badusubije muri guma mu rugo amafaranga nakoreshejemo interior design nzagenda nje design bagiye bakangura bigoye. Ariko nyine muri rusange habayeho change isa nk'idukereza kubona ayo product kugira ngo wa approaching wenda ahantu ushaka wenda gallery ushaka nayo kuzajya ushyiraho produit zawe. Urumva nyine harimo ako change gato ariko turacyakora nyine. Okay, so dusoza nagusabaga ugira inama urubyiruko rukurikiye Ntare Banks show ko bagufite hano n'amahirwe. Yego. So ufite ikintu wagezeho utangiriye ku busa nko babyumvisha urugendo rwa ni rurerure. So nashakaga niye nama wagira urubyiruko muri rusange. Wenda nziza akantu gato soraho ntago hari abantu benshi bagenda bakavuga ama motivation speaker ngo natangiye kubusa natangiye kuri ibiki byari bihari. Ariko inama ya mbere nagira nuko dufite talent zitandukanye, ntago ariko twese tuzaba ba Rwiyemezamirimo. Wowe dukurikiye ufite talent runaka, ushobora no kuvamo umukozi mwiza. Approach abantu bafite bari gutanga akazi ubu umukozi mwiza. Ushobora kuba ufite talent yuko wenda nawe ushobora kuba wakora website wenda ituma tuzajya tumenya yuko hari umuntu ushaka order twebwe natwe ukaduhuza. Ni talent nyinshi abantu bafite. So buri wese ndumva yabanza agakurikiza icyo umutima we wumva kunze, kuko iyo ukora ikintu ukunze biragufasha kurushaho. Iyo ugize akantu gato kahura nako ko gustrugglinga nagucika intege nka bya bindi wagiyemo bagusunika wowe udashaka. Indi nama nabagira nuko nukumenya yuko nta kindi gihe dufite atari ubu ngubu. Nta yindi time dutegereje yo kuvuga ngo tuzakora ibintu. Kuhora uvuga ngo reka ndeke ngire 25 years nzaba mbikora, reka ndeke ngire imyaka 40 ndacyari iwacu. So ndakeka uyu munsi niba ukiba wanyu cyase nawe hari ubundi buzima ubayemo, ndumva ari ukubanza kuva yuko wakura amaboko mu mufuka ugashakisha. Biravuna ariko bike ubonye bikore neza, ubikore ubikunze. Ndumva ari cyo ngicyo wenda nababwiye. Okay, so nihe rero wabwira abantu bashaka kugira ngo bakugereho babe banareba produit zawe no kuba bakuzigura, n'abandi bakina kuba mwaganira bagusanga rero platform zawe? So wenda mpereye kuri social medias, ushobora kujya kuri website ya www.iwachstore.com. Ukajya kuri hariho section nyinshi, so wajya muri furniture ukareba furnitures nyine niho biri, cyangwa se ukaba wajya kuri Instagram ukareba hariho mfiteho page, mfiteho account ya Taka Belinda's Collection Limited, naho wabona product zacu. Ndumva ibyo ngibyo byabigize kuko iyo ugeze kuri iyo Instagram account hariho hariho call ku buryo ahitazaho nimero watunaho cyangwa se email. Cyangwa email. So ndumva ibyo ngibyo
byafasha umukiriya cyangwa se undi muntu ushaka ko tujyana wenda partnership. Okay, so umuntu utageze kuri izo mbuga cyangwa utagiye kuri iyo website ni hano ashobora kugusanga avuga ati wenda hanga nshobora kuhasanga producer Belinda cyangwa na hamusanga ubwe tukavugana. Hari Kacyiru gallery ya Isubyo House of Art. Iherereye gare ya Kacyiru ugakomeza umuhanda ujya uca kuri gare ujya kuri ambasade ya Uganda. Utarahagera hari dodane ebyiri, ya mbere ya kabiri uhita ureba ibumoso hari icyapa nyine handitse Isubyo House of Art. So niyo gallery yasangamo nabwo products zacu. Okay. So Belinda ndagushimiye cyane ko witabiriye ikiganiro Ntare Banks show. Namwe murakoze cyane nabyishimiye na game yari ryoshye. Okay, so people, rabizi bihora ari fire every day to day. No kuguhereza ibintu bishyashya. Stay in touch. Don't forget to subscribe. Ciao. Peace out.